uretse gatoya hari umuntu aravuga ko yagukundiye gukina umuntu aravuga ko yagukundiye gukina usibye n'abakobwa n'abahungu barabimbwira ntari bito tibavuga ati nyina nagukunze nagukunze ukuntu ukina cyese barira dushaka of course nese wamwangira cyese nari ukundi kuntu ushatse kuvuga ngi ndavuga urukundo rwa copinage se umugere yagena nkurikije ngiye ukuntu ukina to nkawe umwe mu bantu babana n'abari abakteri cyangwa se bari abakinnyi bimwe mu bintu abantu batabaziho muri make uko baba hari uko babazi kuri screen sibyo bitandukanye nuko bazi nyirizina yes icyambere buriya buzima dukina cyangwa bakina nta numwe nyirabwo bamenye ko yano acting amana mu buzima busanzwe ni serious man umuntu uri serious byatari ubwo nawe ashobora kukwifunga cyane arifunga saho arifunga byatari arifunga ketchup nawe amafaranga nkuko nyakunda ni nkuko yakunda nundi wari wese yakunda ntago ari kuvuga ngo yakunda ngo byahebuje birenze nk'abandi bose ni mwiza nkuko tumubona kuri filime ni mwiza pe vugisha ko igitsina gore gitinya koko ndagitinya byatari ku buryo mushana no guhura ahantu muri mwenyine babiri ugasusumira ahubwo se naba nahageze wanarira harira nkuzuza nk'ishashi ikiro cy'amari ndi umugabo mu rugo umugabo ufite urugo nkaba nyina nitwa Kanimba ufite urugo umudamu ufite n'umukozi na mushiki wanjye uzwi nka Kanimba nyine ariko uzwi nk'umugabo uca inyuma y'umugore we nta bakteri uzi bagiye bashakana se barahuriye muri filime ketchup afite umugabo ariko harimo abandi bakobwa badafite abagabo of course ubwo nibiba nyine nibiba right mbahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane mu nce zitandukanye muherereyemo nkwibutse ko yari cani kugezaho amakuru menshi cyane kuri industry zitandukanye yaba cinema music fashion ubuzima butandukanye lifestyle cyangwa se life story ibintu bitandukanye byinshi cyane tukugezaho kugira ngo ukomeze kugubwa neza kandi ukomeze kugendana n'igihe kuri uyu munsi rero turi kumwe n'umujene akaba yaragaragaye muri cinema cyangwa se muri kariyeri ya cinema muraza kumumenyaho byinshi araza kutubwira byinshi kuri we atubwire byinshi ku mwuga akora ariko by'umwihariko arabanza abibwire. Murakoze cyane nitwa Mazimaka Wilson aba nkina cinema nkora cinema yo mu Rwanda nkaba maze gukina imwe iyo maze gukina rero ni serie inyura kuri YouTube yitwa Bamenya series ku bantu bakurikira cyangwa se abakunzi ba serie yanyu barakuzi cyane ibyo ari byo byose barakuzi hanyuma rero uko bakuzi nawe nyirizina bitandukaniye hariya muri iyo serie banzi ndi umugabo mu rugo umugabo ufite urugo nkaba nyina nitwa Kanimba ufite urugo umudamu ufite n'umukozi na mushiki wanjye uzwi nka Kanimba nyine ariko uzwi nk'umugabo uca inyuma y'umugore we mu buzima iryo jambo riragoye kurivuga mu buzima busanzwe rero abantu nkaba ndi umusore ntarashaka ikindi tumva ari iryo tandukaniro bivuga ngo uracyari single uyu muntu wese arashaka ari single yashaka uri utari mariye ukaba uri single cyangwa se ufite umugabo ndi single kuko iyo ufite umugabo muri couple ubwo ngubwo ko ntarashaka byemewe n'amategeko ndi single umukunzi ariko waraharimo nta kindi kibazo twabaza afite abakunzi good mwabyumvishe rero afite abakunzi
ufite abakunzi nk'uko bagera muri filime oya mfite abakunzi abantu b'inshuti zanjye b'ibitsina byombi umuntu wese nuko bimeze. Okay, mwamwumvishe rero ni Kanimba. Hanyuma bro, usibye rero iriya filime watubwiye ko n'indi filime wigeze ukinamo? Oya ntayo. Hanyuma ubuhanga nka buriya cyangwa se experience igeze ingana kuriya? Experience nayikuye kubo dukinana n'abayobozi bacu babanje batwinjizamo ikintu cyo kumva ko ibyo dukina ari byo buzima bwacu. Ukabanza ukagifiringa iyo ushaka ikintu kigera ibyo byose urabanza ukagerageza ariko ukakigeraho nyuma. Wowe se ubusanzwe wakuze ukunda sinema, wakuze wiyumvamo iyo mpano ubona uyifite koko cyangwa ni ibintu byakugwerereye? Bro nakubeshye iyo mpano rero ubwo nari nyifite ariko ntari nayibona neza, ariko no kurozi bwabamenya mitanyibona gutyo, ariko giye sinigeze natekereza ko nabikora ariko sinari nzi icyo nzabikorera. No kuvuga ngo byarihuse birenga ubwenge bwanjye. Ariko se hagati aho ngaho ninde cyangwa se reka duhera aha ngaha ukigera muri Bamenya, ese ni ibiki byagutonze? Sanko tubwira behind the scene ibyo twe tutabasha kubona, bimwe mu bintu byagutonze cyangwa se byakugoye. Ibyo nyine kubona kamera iri hariya kubona kamera iri hariya iri kukubwira urayibona ko ihari ni nk'iriya ndi kubona hariya ariko utemerewe kuyirebamo, ariko buri kanya ushaka kureba ko iri kukureba. Icyo kintu cyarantonze byatari. Bigeze gusubirishamo warebye muri kamera? Of course no basubirishamo. Namo badasubirishamo ni kenshi basubirishamo. Bigeze hanyuma kwiyadapta rero nabari abakobwa mwari musanzwe muziranye? Tuziranye yari Soleil ari nawe wabanje gukina ari umugore wawe? Yeah, of course. Ngo byaraboroheye kubijyamo neza. Oya nawe twatuziranye cyane birenze urundi rwego ariko twatuziranye. Hanyuma rero kugira ngo bari abandi bagende bazamo nimukina n'abantu babone ni ibintu bimeze nko mu buzima busanzwe, musanzwe mukundana n'urugero cyangwa musanzwe muziranye, byabatwaye igihe kingana gute kugira ngo yumvane? Ntagiye byadutwaye. Abanje nkuko natanye mbikubwira twarabanje twumva ko ari akazi, tubanza twinjira muri mode yo gukina film. So iyo uri muri mode uzi gukina n'uwo muhuye wese mushaka gukina, abatabizi mushaka gukina. Bivuga ngo ntagiye byabatwaye rero? Ntagiye. Hanyuma rero Kanimba tugaruke kuri filime Bamenya, wowe ukiyinjiramo wabonaga ifite vision, ifite ahazaza koko nkaho igeze ubu ngubu cyangwa waravugaga ati reka fe kugerageza? Filime yari ifite vision kuko yaratekerejwe igihe kinini. Yatekerejwe igihe kinini. Hari ibyatekerejwe byagezweho ku munsi nyine mu minsi mike, wenda hari n'ibindi bitapfuye kwihuta, ariko vision yari ifite, vision yari kandi vision yari itezwemo n'ibyo yari itegerejwemo byinshi byarabonetse. Hanyuma rero Kanimba muri filime ufite rero ukina nyine nkuko wabivuze, ntabwo byari byakubaho wenda ngo ube wasohokera nk'ahantu uri kugenda mu nzira abantu bagufate kwa kundi bakubona nyine? Ntago biramba cyetse nabibona nibabimbwira. Nta nubwo uratireta umukobwa nkabwira ati musaza ndakuzi narakubonye? Ntago biramba. Ntabwo utekereza ko bishobora kuzaba imbogamizi? Bibaye imbogamizi ntabwo byaba imbogamizi, ahubwo ni ubuzima bukwiye gusobanuka. Iriya ni filime umuntu aba akina ntabwo ariko aba ateye. N'ahandi hose ntibazabibone ngo bumve ko byaba ari ikibazo. Bivuga ko ubusanzwe utaca inyuma umukunzi wawe se? Yego si ugwamucayo. Reka bahagije. Ntabwo namuca inyuma. Bivuga ngo nawe arabizi kandi arakwizera. Ubu indese abo bakunzi se? Abakunzi bose nabaca inyuma kandi bose ndagenda nkagaruka. Yes, mwabyumvishe rero. Hanyuma tugaruke ku buzima bwawe bwite. Ubusanzwe iyo utari muri sinema, iyo utari muri filime, iyo utari muri Bamenya uburi? Akenshi banibereye mu rugo cyangwa nafite utundi two gukora nkadukora. Kenshi. Kandi kazi gahoraho Kanimba akora? Ntagahoraho. Kugeza ubu ni sinema rero?
sinema rero ikubeshejeho gute? neza neza Iragutunze? of course umuntu w'umusore ntakenera ibintu byinshi irantunze. Ibyo ukenera bibasha kuvamo muri sinema. Baguhitiyemo iriya role cyane we wayitiyemo ati ngewe ahangaha niho ndi bufiringa? Bayimpitiyemo. Wayakiriye gute? Harimo role nyinshi bashoboraga kukugira bamenya? Oya ukubona bamenya iriya role niye nta wundi hari undi ubona wayishobora nta muntu wayishobora nta wundi iriya role niye kandi filime irimo abantu bangahe icyo gihe twaturimo tutarenze bane urumva bamenya gukora nk'umugabo mu rugo yari ayishoboye yari ihari nyirayo ni ukuvuga nanjye iriye yari iyanjye na madamu wanjye yari ihari yari iriye nta yindi yari iriya nyine nta yandi mahitamo usibye ko nta nandi nari guhitamo n'iriya wari guhitamo kubera iki? kubera ko ibyo bamenya akina buri muntu afitemo akazi afite n'ibyo ashoboye buriya hari ibyo nari kuzajya nica nka biriya bya bamenya cyangwa bamenya abaye mugabo mu rugo ntibicemo nk'uko bica amajyepfo. Tuvuge ko baguhindure bakubwira bati rero mugiye guhinduka, urumva bamenye ngiye kwigaranzura muri filime abo umugabo mu rugo nawe w'umukozi witware nk'uko yitwara. Okay, ntabwo mbizi neza ko nabigerageza nkawe nabikora nkawe ariko byapfa kuba flexible nyine ukara ko wagerageza. Yes. Ikindi kintu ndagira ngo utunyuriremo muri make nkawe umwe mu bantu babana n'abari abakteri cyangwa se bari abakinnyi bimwe mu bintu abantu batabaziho muri make uko hari uko babazi kuri screen sibyo bitandukanye nuko bazi nyirizina. Yes. Icyambere buriya buzima dukina cyangwa bakina nta numwe nyirabwo bamenye ko no acting man mu buzima busanzwe ni serious man umuntu uri serious byatari ubwo nawe ashobora kukwifunga cyane arifunga saho arifunga byatari arifunga ketchup nawe amafaranga nkuko nyakunda ni nkuko yakunda nundi wari wese yakunda ntago ari kuvuga ngo yakunda ngo byahebuje birenze nk'abandi bose. Ni mwiza nkuko tumubona kuri filime ni mwiza pe mwiza kabisa n'abandi bose role zose bagiye bakina ntago arizo bavuga ngo ni izawe nuko actinga gusa. Soleil nawe nuko nawe ni serieuse ko no muri filime ari serieuse ibyo uye ndavuga no mu buzima busanzwe ari kabisa ni serieuse. Yes. Hanyuma hari ikindi kintu abantu bajya bibaza nk'umuntu wenda n'urugero nk'umuntu w'umukobwa akabona filime nk'iriya akakubonamo akakwikundira ariko yareba uburyo uri gukinana na ketchup ati sto harimo akantu reka nabyihorere sinzi Imana nyine agahita akuraho. Oya abantu bakorana ntabwo bavuga ngo harimo akantu ubundi abantu gukorana no mu bindi bitari sinema mu bandi mu bindi bikorwa muri wapi nta kantu babirimo n'ubushuti mugera mukabavandimwe bya bibaho. None se ujya ukurikirana sinema filime zo hanze muri Amerika ni Burayi nta bakteri uzi bagiye bashakana se barahuriye muri filime? Ketchup afite umugabo ariko harimo abandi bakobwa badafite abagabo. Of course ubwo nibiba nyine nibiba izaba ariko Imana biteganyije ariko ntiturabiteganya. Ariko bishobora kubaho ariko twe ntitubitekereza byazabaho bishobora kuzabaho ariko ntiturabiteganya. Yes. Hanyuma rero nyuma yabamenya nta ndi mafilime arago propose arakubwira ati dukurikije uburyo witwara muri bamenya natwe turakwifuza ko wagaragara muri filime yacu? Zirahari nk'ebyiri twagiye tuvugana ariko nyine igihe cyari kitaragera igihe ntabwo kiragera cyuko ngaragara mu ziti ariko hakabanza no kubanza tukavugana hari ibyo tutemeranyijwe. This contract mufite muri bamenya ibemerera kuba mwakina mu yandi mafilime? Turi free kabisa. Ariko hagati aho boss wanyu n'uwo boss
boss ni ba boss bari inyuma hariya bari natwe ntiturabamenya baba bari mu biro hariya twebwe turabakozi basanzwe kozi usanzwe s'ubwo yapfa kwegera boss ariko aramumenya akamenya ngo amafaranga ava hano amafaranga se ava kuri konte ava kuri konte man boss bari mu biro inyuma ntabwo tw'abakozi tujya dupfa kumugera. Hanyuma feedback mu bakiriya abo mukorera iteye igenda hanze aho utembera feedback ubona bakiri gute filime sha kuri ubu ngubu feedback ni nziza kabisa turi muri filime zigerageza cyangwa nziza ntago ari ukwitaka cyangwa ukurikije feedback nk'uko ubimbajije turi muri filime nziza zishimwa nyine mu Rwanda ndetse n'abandi bashobora kuba bumva ururimi dukinamo cyangwa uko dukina muri filime nyarwanda nziza. Ariko bro ntekereza ko kugeza ubu ngubu winjiye muri industry y'abastar sibyo hagati aho ngaho buri mu star cyangwa se umuntu wese ugaragarira abantu benshi ashobora kugira abakunzi bagiye batandukanye. Wari wahura n'umukobwa akubwira ati nge narago uretse gatoya hari umuntu arabwira ko yagukundiye gukina umuntu arabwira ko yagukundiye gukina usibye n'abakobwa n'abahungu barabimbwira ntari bito tibabwira ati nge naragukunze nagukunze ukuntu ukina ukabemerera dushaka of course nose wamwangira cyese nari ukundi kuntu ushatse kuvuga nge ndavuga urukundo rwa copinage se ubungere yagena nkurikije ngiye ukuntu ukina to okay nibive moto ntabwo bari babikora baratinya abona bane muri seriye cyane abona bantinye di seriye n'ubu haryo baguha sene bavuga ngo kabya nibyo akenshi nakunze kubivuga ndagitinya igitsina gore ndagitinya sinzi impamvu ukuntu dukunda gukururana cyane nk'abandi bose ariko mfite ukuntu mbatinya muto abakobwa n'abadamu ariko burya bajya bavuga ngo ntawe utinya ishyamba atinya ikineho we byanjye ntabwo turahuriramo n'ikintu ariko ndagitinya tuvugisha ko igitsina gore uragitinya koko byaya ndagitinya byata ku buryo mushaka no guhurira ahantu muri mwenyine babiri ugasusumira ahubwo se naba nahageze wanarira harira nkuzuza nk'ishashi ikiro cy'amarira ariko se ku rundi ruhande bo ubwabo nabo baragutinya abakobwa se nabo sembeze ntawe uranyegera mbwire ngo arantinya cyangwa arantinyuka ntabyo nzi neza bivuga ngo biragoye rero kugira uzabone umukobwa ugutinyuka ntawe urabona ugutinyuka wabwira ati ariko ubanza ntinyitse kuko kuva igihe nagaragara nta n'umwe urambwira ngo bimeze bite banza aribo bazantinyura kubatinyuka. Yes hanyuma bro tubwire nk'ikindi kintu abantu batakuziho kandi wowe wiyiziho bakarite agakarite we wiyizeho nyamara bashobora kuba batazi karite niyizeho rero ni nk'iyera niyo kuba ndi nka hambo ntari ibiryange umuntu nakiro tuganira wese umuntu ashobora kubareba ndi kugenda nko muhanda akagira ngo ndirata cyangwa ngo ndi gukina akagira ngo nibwo buzima no ndatandukanye akaba ari akazi waba ukomeze kose dushobora kuvugana dushobora kuganira tumva ariyo karite ya mbere yanjye uvuga ngo uwari we wese ntago ari wamusangira uwari we wese nta cupa nywa nije muntu unywa fanta wa mbere kuva ku wa mbere nije muntu unywa fanta wa mbere jewe ushobora kunywa nka zingahe fanta nikaze sinya ndenze nimwe yarananiye ariko akenshi mba ninywera amazi undi nanjye ni navugaga nyine gukanda amazi oya amazi ya robine cyangwa zino ibivuga ngo inzoga shwishwish urakijijwe rero of course umurokore usengera he Abadiventiste ntago ari abarokore n'abarokore ahubwo umukristo ndi umukristo yes umukristo yes harya badive basenga ku wa gatanu dusenga ku munsi wa karindwi
ku cyumweru. reka da uraba uzi kubara reka nkubwire rero uzajya muri Bibiliya z'igifaransa nako muri dictionnaire z'igifaransa bazakubwira ko umunsi wa mbere w'icyumweru ari ku cyumweru twe dusanzwe twita ku cyumweru nyine urumva umunsi wa kabiri nyine abadive bari umunsi ko twe tuba turi imbere umunsi utangira saa 12 nk'ubu ngubu saa 12 nizigera tura twatangiye umunsi waryo umunsi Wakane. ataratangiye kwa gatanu. Okay. Niho bitandukaniye rero. Yeah. Yes, abantu babyumvishe rero mwumvishe ko Kanimba wo mwita Kanimba n'umukristo ukomeye cyane kandi anywa fanta n'amazi. Nuzambona iki kintu kirangire gishireho. Kirangire umuntu uzambona ndi kunywa inzoga. Ubose azaba ari gihe. Kijya kirangire umuntu uzabona abajya babikubwira ko bakubonye ntawe urabimbwira kintu abanyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda umuzungu umwirabura ibara ryose ufite ryo umuntu uzamana n'icupa ry'inzoga uwo muntu si jewe ntabwo azaba ari wowe ntabwo azaba ari jewe umuntu uzambonana orange yakazuyaze cyangwa ikonje yakazuyaze idakonje itanashyushye uwo muntu ni njyewe exactly ni njyewe uzakubonana se nk'umukobwa ukuntu mwenyine nabwo azaba kubeshya n'iki ngikerekana icyane kivuga umuntu banyarwandakazi umuntu uzambonana n'umukobwa turi twenyine azamenye ko nabatinyutse byo ntacyo bizaba bitwaye rero bitwaye byo azamenye ko ari wowe ye kabisa ni jewe bivuga ko n'uyu munsi bishobora kubaho ukabatinyuka kuva uyu munsi ya ushobora kubatinyuka uyu munsi ariko ubuzima busanzwe bwose narabatinya ariko se tuvuge ko utigeze unakunda naho narakunda ariko mu rwego rwo kugira ngo nkundane n'umuntu umwe mwizere nakundanye ni mbirinda ubu kubera urukundo nkunda ndabirinda kugira ngo batanyobya uvuga ngo ushobora kuba ufite urukundo rwinshi cyane rwinshi reba rero urwo rukundo ndukunze abakobwa ngomba kurukunda umuntu umwe ashobora kuguhemukira nawe ukiyahura ntabwo byagera kuri urwo rwego ariko nyine babimenye abantu badukurikiye umuntu Kanimba agira urukundo rwinshi pe rwinshi kandi ashobora nanjye urwo nikunda mba numva rurenze nkazi kurwo nakunda uba wumva se mu rukundo wakundwa akaza washobora gutonesha umuntu njyewe uzagenda ubaza aba ex banjye bo nako mu ex uzazakubwira tuzakundana ujye n'umubaza ndakundwa nkatwundwa ikintu wiyiziho urusha abandi basore buri mukobwa wese mwagiye mukundana ngiye akubwira cyangwa se wiyiziho tu ariko se maze guhita ubishiraho ko oya icyo wiyiziho tu karita icyo nize no gukundwa akaza kabisa gukundwa akaza mba umwami akaba umwami kazi umutima wanjye kabisa abakobwa badukurikiye interview ndayibatuye mwabyumvishe ariko ibyo ari byo byose nk'umukobwa se wagukunze arahejwe kuba yabikubwira ni ukuri ikaze ngwino bimbwira ngwino ubimbwira wowe mukobwa nunkunda uzaza ubimbwira ushobora kwinjira cyangwa nkakubwira ati uri ku muryango ariko ibyo ari byo byose amahirwe ashobora kubibona amahirwe ashobora kuyakubona kuko Imana iratubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda twagiye rero hanyuma Kanimba mbere y'uko uza muri sinema umukinnyi wa filime wakundaga muri sinema nyarwanda nawe ibyo ari byo byose barazikurikirana rwose usubu wavuga hari ubundi koko hari nyakwigendera Rwasa rero wamukundiraga iki n'icyo wabonaga arusha abandi umbwire n'icyo wamwigiyeho nk'umukinnyi wa filime nawe ubirimo uriya
uriya mutipe yari azi gukina kabisa, yajyaga mu kintu akagifiringa ukabona nicyo tuvuge na za filime za jenoside yagendaga gukina mani, uriya mucama ibyo yakinnye byose umuntu yabyigeraho, ni karite rwose, ni karite. Hanyuma ubona muri industry ya sinema hari abantu batanga icyizere cy'uko bashobora kuzusa ikivi cyangwa se kirahari mani, yaba kidahari nta nubwo twakwirirwa tujya gukina kuko mu Rwanda turashoboye. Icyo tubura ni iterambere, tekinoloji nk'izindi, ngo ngende mu Rwanda niba mvuze ngo ndasimbuka etaje mu Rwanda ndayisimbuka kuko nta tekinoloji ihari ihagije nk'uko hanze uyisimbuka ubigaba ari nko gutera urutambwe gutya kandi gutyo ikiba ni tekinoloji yawe. Ikindi rero ni iki wabwira ba bantu bumvaga ko filime nyarwanda ari amateatire ari inkinamico bazipingaga? Ubundi umuntu uvuga icyo kintu nkunda kukivuga arihuse cyane, aba yihuse cyane, sibyo? Ni kwakunda umuntu uvuga ngo filime nyarwanda ni teatire, ni nka kwakunda ubwira umuntu kuki udafite imodoka, kuki utayifite. Umuntu wese kuba adafite imodoka n'ubushobozi, ahanini n'ubushobozi, sibyo? Ariko uraza umbwire ngo filime nyarwanda ngo ni teatire gute se? Wowe uvuga ngo ni teatire wazanye ibyo ushaka, ngo ufite factors zatuma iba filime ngo ireke kuba filime, uravuga ngo ni teatire kubera iki? Ahubwo amanze kumenya definition ya teatire ni filime, abareba igisabwa n'ikidasabwa, igisabwa muri filime kimenye n'igisabwa muri teatire kimenye. Ariko he or she is wrong, totally wrong kuvuga ngo ni teatire.